ijambo ryawe mana niryo rituyobora. Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Kandi uyoborwa naryo ntabwo azarindagira. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Muvandimwe inshuti nkunda uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro, ndagusuhuje. Amahoro Imana itanga abane nawe. Nyemerera twicishe bugufi dusenga Imana. Data wa twese, izina ryawe niryubahwe. Muri aya masaha tugiye gukurikirana icyigisho bana natwe. Kangurira imitima yacu kurushaho gusobanukirwa neza ibiyoberana by'agakiza kawe. Girira neza imitekerereze yacu kugira ngo dushobore gufata ibyemezo byo guherera mu ruhande rwawe. Ndasabira abantu uburyo bwose bateze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro kugira ngo ubakangurire kurushaho kwitegura, kandi bategurire imitekerereze yabo irushaho gusabana nawe, barushijeho gusobanukirwa neza ibyanditswe byera. Ndasabira ubuyobozi bw'itorero mu nzego zabwo zose, Mwuka Wera arushaho kuzuza ubugingo bwabo, kandi ubafashe mu ngeri zose z'imirimo bakora, ubakomeze. Ndasabira radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro ukomeze abatekinisiye kandi ufashe muri byose kugira ngo ubutumwa bwiza butambuke bugere ku mfuruka zose z'isi. Ukomeze utwagurire ingabano Data. Ndasabira ubuyobozi bwite bwa leta, ndinginze cyane kugira ngo ubwo bari mu biganza byawe ukomeze ubayobore, bakuyoborere, bagukorere, kandi bategurire kuzaboneka mu bwami bwawe. Ndasabira abahangayitse, abababaye, abo bose ubahumurize kandi ubabere igisubizo n'ibyiringiro. Kandi ndasabira abatitaye ku ijambo ryawe ubakangure, barushaho gusobanukirwa. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Dufate Bibiliya zacu dusome amagambo yanditswe mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 11 gukomeza. Handitswe ngo, muri we ni namo mwakebewe gukebwa kutari ukw'intoki, ahubwo ni ugukebwa kuva kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere, uku kwiyambura mukumve neza. Umurongo wa 12, kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo, kandi nimo mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe, imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa, cyangwa kubw'iminsi mikuru, cyangwa kubwo kuziruriza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Muvandimwe inshuti nkunda, umaze kumva neza aya magambo, ibyanditswe muri yo biratubwira ngo ubwo mwamaze gukebwa kutari gukebwa kw'intoki. Ubwo gukebwa niko kwari umurongo wo kugira ngo wemerwe mu ishyanga rya Isirayeli nk'umuragwa w'amasezerano. Aha rero kugukebwa kutari gukebwa kw'intoki kumaze kuvugwa aha, niko tugiye gusesengura kugira ngo ushobore kukumenya neza. Kugira ngo ushobore kuba umuragwa w'amasezerano bisaba gukangurwa na Mwuka Wera, ugakubita amaso bimwe bizanwa n'ibyaha ukumva bizinutswe, ukihana ibyaha byawe, ugasaba Kristo Yesu imbabazi. Uko gushyikirana nawe gutuma uba umuragwa w'amasezerano w'ibyasezeranwe. Nk'uko ibyanditswe ku murongo wa 12 rero nabyo bibitangira ubuhamya ngo, kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo, kandi nimwo mwazuranywe nawe. Umubatizo rero uza ari igihamya cy'umutima uticira urubanza, kidukirisha kuzuka kwa Yesu Kristo umwami wacu. Kubw'ibyo tumaze kubona neza izo mbaraga ziyamuzuye mu bapfuye, ibyanditswe byera biravuga ngo, namwe mwari mupfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu. Ibyo nicyo tumaze kubona neza. Nyamara ku murongo wa 14 biranditswe ngo, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga. Uyu ni umugabane umwe cyane, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Uwo ni umugabane wa 2. Umugabane wa 3 ukaboneka ku murongo wa 15 ngo, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro. Niba rero umusaraba wa Kristo ari wo wateye ko abatware n'abafite ubushobozi bahemurwa ku mugaragaro, kubw'ibyo urwandiko rw'imihango rwaturegaga yarudukujeho kurubamba ku musaraba.
turaba umudendezo kuri urwo rwandiko rw'imihango kuko twabatuwe kuri rwo. Ntabwo bikiri ngombwa ko urwo rwandiko rw'imihango rwongera kuturega ngo tugire ibishinja by'urwo rwandiko rw'imihango rwaturegaga, kuko Imana yarudukujeho kurubamba ku musaraba kubwo kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ikabahemura ku mugaragaro, ikabivuga hejuru. Kubw'ibyo rero umusaraba wa Kristo wahemuye abanyabushobozi n'abatware n'abafite ubushobozi, ibanyaga n'imfunguzo z'urupfu. Aba bavuzwa aha ni ibya binyabubasha, ni abadayimoni, ni Satani n'abadayimoni be. Kuko umurongo wa 16 uravuga ngo nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa kubw'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi, kandi ntihakazagira ubacira urubanza kubw'amasabato, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wabyo ufitwa na Kristo Yesu. Kubw'ibyo rero niba yaramaze kubanyaga ubutware n'ubushobozi, ntawemerewe kuducira urubanza kubw'iminsi mikuru, kubwo kuziririza imboneko z'amezi ndetse no kubw'amasabato, kuko yaduhanaguyeho urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Niba rero yaradukujeho urwo rwandiko rw'imihango rwaturegaga muri iriya migabane uko ari 3, ariyo iyikurikira: kuziririza ibyo turya, kuziririza iminsi mikuru no kuziririza amasabato, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba. Niyo mpamvu rero mu mugabane wa mbere, kuko harimo imigabane 2, umugabane wa mbere ni ukureba niba twaramaze kuzuranwa na Kristo. Ibyo turabibona muri icyo gice cya 2 ku murongo wa 20 handitswe ngo nuko rero niba mwarapfanye na Kristo, mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'iby'isi, ni iki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nk'aho mukiri ab'isi? Amategeko y'imihango ayobora ab'isi, amategeko y'imihango ntayobora abagenzi bajya mu ijuru, ntayobora abana b'Imana. Muri iki gihe cya nyuma yo kubambwa kwa Kristo, urwandiko rw'imihango rwaturegaga yaruduhanagujeho kurubamba ku musaraba. Ntabwo tukiyoborwa n'ayo mategeko, kuko yarudukujeho kurubamba ku musaraba. None ni iki cyatuma twemera kongera kuyoborwa n'ayo mategeko y'imihango? Icyo cyaba ikibazo gikomeye cyane, ngo ntufateho, ntugasogongereho, ntugakoreho n'ibindi bijyanye nabyo. Kandi ibyo byose biba biheze iyo ya mategeko y'imihango y'ubwayo, kuko yamaze kubambwa ku musaraba, ntabwo bikiri ngombwa kuri twe ngo bibe urwandiko ruturega. Aha rero hakaba hari imigabane 2. Nshuti muvandimwe, ubyumve neza. Umugabane wa mbere uraza kumvikana nusoma Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Handitswe ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarishanwe na Kristo mu Mana. Umurongo wa 6, kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Umurongo wa 5, nuko rero noneho mwice ingeso zanyu z'iby'isi, arizo gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana batumvira, kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo. Umurongo wa 8, ariko noneho mwiyambure ibi rwose. Hari ukwica, hari no kwiyambura. Kwica ingeso z'iby'isi, kwiyambura ibi bikurikira: umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ase n'ishusho y'iyamuremye. Aha rero niho nifuza kugira ngo twumve neza. Iki ni igika kimwe cyo kwica no kwiyambura ingeso zacu za kamere, kwiyambura ingeso z'inarijye, kwiyambura inarijye ndetse n'ibiyigize, no kwica ingeso zacu za kamere, kugira ngo umuntu wacu mushya abone ase n'ishusho y'iyamuremye. Uwo ni umugabane umwe. Umugabane wa 2, niba twaramaze kuzuranwa na Kristo, niba kandi nk'uko twamaze kubibona ku murongo wa 12 ngo kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo, kandi nimwo mwazuranywe nawe kubwo kwizera imbaraga ziyamuzuye mu bapfuye. Niba rero twarazuranwe nawe nk'uko twahambanwe nawe,
umugabane wa kabiri ni uko iyo yamuzuye yaduhanaguyeho urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Kubw'umusaraba wa Kristo, Imana yivuze hejuru abadayimoni n'abatware. None reka tugaruke kuri ibi byitwa imihango yakuweho. Nk'uko twabibonye ku murongo wa 20 w'igice cya kabiri ngo, nuko rero niba mwarapfanye na Kristo, mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'iby'isi, kandi mukaba mwarapfuye ku by'isi, mukiyambura umuntu wanyu wa kera, ni iki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nk'aho mukiri ab'isi? None ni iki kibatera kuyoboka amategeko y'imihango nk'aho mukiri ab'isi? Reka iki tuba ari cyo dusesengura mu mucyo w'insanganyamatsiko ivuga ngo ntiyayibambye ku musaraba. Tubisesengure neza tumenye, mbese ni gute amategeko y'imihango yashushanyaga umurimo wa Kristo? Ubuturo bwera butanga igisubizo cy'icyo kibazo. Mose yagombaga kubaka ubuturo bwera akurikije icyitegererezo yerekewe ku musozi, nk'uko byanditswe mu gitabo cyo Kuva igice cya 25 umurongo wa 8, kuko byanditswe ngo, kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Ndetse n'ibyanditswe mu Baheburayo igice cya 8 ku murongo wa 5 handitswe ngo, nk'uko Mose yabwiwe n'Imana agiye kurema rya hema ngo, gira umwete wo gukora byose ukurikije icyitegererezo werekewe kuri wa musozi. Urusengero rero ndetse n'ubuturo bwera bwo ku ihema birimo igitabo cy'icyigisho gikomeye cyane cyahawe umuntu ku mugambi w'inama y'agakiza. Ibyigisho bikubiye mu bishushanyo n'imihango byakorerwagamo bituyobora ku gusobanukirwa neza iby'amayoberane y'agakiza mu mugambi w'inama y'agakiza. Binyuriye mu gishushanyo n'ibicucu by'ibyajyaga kuzaza, tuhigira umumaro wa Kristo, umurimo we ku isi nka ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, umumaro we nk'umutambyi mukuru n'umuvugizi mu bwoko bw'Imana, kandi utubereye umuvugizi mu bwami bwo mu ijuru, ndetse n'umurimo we nk'umucamanza n'umwami, ubwazi yambura umwambaro w'ubutambyi akambara umwambaro w'ubwami. Binyuriye mu buturo bwera kandi dusobanukirwa neza n'ukuri kudakuka ko gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, aho umunyabyaha yongera kungwa n'Imana binyuze muri Kristo Yesu wabambwe ku musaraba, akunga abantu n'Imana kandi akongera kunga abantu na bagenzi babo. Kandi tugasobanukirwa umurimo ukurikira gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, ari wo kwezwa ndetse no guhabwa ubwiza, tukaba ibyaremwe bishya bifite umutima mushya, tugendera mu mategeko y'ibyanditswe byera kandi tukagendera mu mategeko y'Imana kuko yamaze kuyandika mu mitima yacu. Mu buturo bwera rero tuhigira byinshi kuri Kristo, tuhigira imico ye, tukahigira imiterere y'ingoma ye y'ijuru, tuhigira n'ibyiringiro bye mu mugambi afitiye ubwoko bw'Imana. Mbega uko bibabaje cyane kuba benshi birengagiza isezerano rya kera nk'iritagira umumaro kubariho none, ugasanga ntibari kwiga ibyigisho by'ubuturo bwera kugira ngo basobanukirwe ibyo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Abo bigisha ko iryo sezerano rya kera ryari rigenewe mu isezerano rya kera gusa, barajijisha kubw'ibyo rikaba nta kamaro rifitiye abariho nyuma y'umusaraba. Ibyo ni ukujijisha, kuko isezerano rishya riravuga riti mu Baroma igice cya 15 umurongo wa 4 riti, ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Muvandimwe inshuti nkunda, uramutse usomye urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 11, uramutse usomye urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto mu gice cya 10 ku murongo wa 11, wahasanga aya magambo avuga ngo, ibyo byababereyeho kutubera kabarore kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Niba twirengagije isezerano rya kera rero, tuzabura imigisha n'imiburo byari bitugenewe. Niba twitondeye ayo magambo y'intumwa Pawulo nk'uko tumaze kubigaragarizwa, Yesu ubwe yahamije ko isezerano rya kera rimuhamya, nk'uko bisomwa muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 39 ngo, murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimwo mufite ubugingo buhoraho kandi ari byo bimpamya. Yesu ntabwo yazanwe no gukuraho ibyanditswe byo mu isezerano rya kera, ahubwo yazanwe no kurisohoza.
yazanwe no kubisohoza. Ibitabo 5 bibanza mu isezerano rya kera muri Bibiliya byitwa Tora, byanditswe na Mose kandi bihamya inama y'agakiza. Kandi ntushobora gusobanukirwa gutsindishirizwa n'umuntu kubwo kwizera utagukomoye muri biriya bitabo 5, kuko utashobora gusobanukirwa inkomoko y'icyaha utabibonye mu itangira igice cya 3, kandi ntushobora gusobanukirwa inkomoko y'ubutungane utabibonye mu itangira igice cya 1 n'icya 2. Iryo sezerano rya kera ririmo amateka y'ubwoko bw'Imana. Umva nshuti mukundwa, ririmo gusobanura neza iby'ubushake n'umugambi w'Imana, kandi birahamya iby'agakiza. Ibitabo by'abahanuzi nabyo byandikiwe kwibutsa ubwoko bw'Imana iby'uko kuri, ndetse no kubasobanurira biruseho iby'ubushake bw'Imana kuri bo. Nka Zaburi ubwayo ni ishusho ya Bibiliya, irimo amateka y'ubwoko bw'Imana bw'ibihe byose. Zaburi yuzuyemo amagambo ya gihanuzi ndetse n'indirimbo zo gusingiza Imana. Ibyo bikaba ari ngombwa ko tubisoma, tubishimikira kandi tukabigira urufatiro rwo kwizera kwacu. Isezerano rishya ni isohozwa ry'ukuri ryuzuye ry'isezerano rya kera. Ni nacyo cyatumye byandikwa mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 5 ku murongo wa 17 kugeza ku wa 18. Yesu abihamya neza ati, mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho ibyo byose bizarangirira. Kandi nk'uko twamaze kubona ngo ibivuga hejuru ibahemura ku mugaragaro. Uku kubivuga hejuru, yivuze hejuru abatware n'abafite ubushobozi, reka tubanza tubigereranye nibura nubwo icyo kigereranyo kitashobora kubyumvikanisha neza, ariko byumve neza. Iyo umukobwa ari gupiganirwa n'abahungu babiri, umwe agatanga inkwano ndetse akerekana n'urukundo, akerekana n'amasezerano, agakundwa akaza mu buryo bugaragaza neza ko ari urukundo ruzahoraho iteka, rutari urukundo rw'amareshya mugeni. Uyu muhungu wegukanye uyu mukobwa, ntabwo uyu mukobwa azakorera uyu muhungu nk'inkorera gahato, kandi uyu mukobwa nawe akunda uyu muhungu, n'uyu muhungu akunda uyu mukobwa, bakundana urukundo rwa rundi Bibiliya yerekana ko ari urukundo nyakuri. Uyu mukobwa azakorera uyu muhungu kuko kumukorera ni ukwikorera, ntabwo azamukorera yigura, ahubwo azamukorera kuko bikwiriye ngo amukorere kandi amunezeze. Icya kabiri, azumvira amategeko ye atihata, kuko amategeko y'umukunzi we ataruhanya, ahubwo amategeko ye ni uburyo bwiza cyane bubafasha gushyiraho umurongo mugari ngenderwaho. Ibyo ni mu muryango. Mu itorero rya Kristo niko bimeze. Iyo bashaka guhakana, kugoreka, kuyobya no gutesha agaciro isabato y'Uwiteka, bamwe mu bigisha abasomyi ba Bibiliya bo muri iki gihe bishingikiriza ku nzandiko za Pawulo, cyane cyane ibyanditswe mu Bakolosayi igice cya 2 ku murongo wa 11 kugeza ku wa 17, maze bagasitara kuri iryo somo. Ntibyemewe gusobanuza ibyanditswe intekerezo ari uko usomye umurongo umwe gusa ngo uteshe agaciro indi mirongo myinshi ibihamya. Iyo twinjiye mu nzandiko za Pawulo ndetse no mu byanditswe byera bindi, duhabwa umwuro wo kutagoreka ibyanditswe byera kubw'inyungu runaka. Byanditswe mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 3 ku murongo wa 15 na 16 ngo, mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu aragakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe. Ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa iby'abaswa bahindagurika bagoreka, nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Pawulo aburira abakristo kandi akaburira abakurikira Kristo ko batagomba kugira iyobokamana ryihambira ku mategeko. Yerekeza ku mategeko y'imihango yanditswe n'intoki, amategeko yabambwe ku musaraba, maze hanyuma agatanga uyu muburo ati, nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa, cyangwa kubw'iminsi mikuru, cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo Yesu. Ibyo kandi tubibonye mu Bakolosayi igice cya 2 ku murongo wa 16 kugeza ku wa 18. Aya mategeko avugwa aha rero ni amategeko y'imihango cyangwa amategeko y'igicucu yerekanaga cyangwa se yerekezaga ku murimo wa Kristo Yesu. Amategeko yacureraga Kristo Yesu no kubambwa kwe.
amasabato avugwa mu murongo wa 16 avugirwa hamwe n'ibyo kurya n'ibyo kunywa n'iby'iminsi mikuru. Ntabwo havugwa rimwe mu mategeko 10 y'Imana. Ahubwo rero Pawulo arasobanura ko amategeko n'imihango hamwe n'amasabato yose adasanzwe mu mategeko 10 y'Imana yanditswe ku bisate bibiri by'amabuye yasohorejwe muri Kristo Yesu nk'uko abivuga ku murongo wa 17. Isabato yo mu mategeko 10 rero ni urwibutso rw'irema no gucungurwa kwacu, kandi si igishushanyo cy'ibizaba. Ni itegeko ryahozeho kuva isi ikiremwa nk'uko tubibona mu Itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3. Kristo ntiyakuyeho amategeko 10. Mu by'ukuri aravuga ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Matayo igice cya 5 umurongo wa 17. Yerekana ikimenyetso kidashidikanywa cy'uko tuzamenya by'ukuri abamukunda n'abamuyobotse binyuriye mu mategeko 10 ye, by'umwihariko nk'uko tubisoma muri Yohana igice cya 14 ku murongo wa 15 ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Bavandimwe nkunda rero, Bibiri twigisha ko Imana idahinduka. N'Uwiteka wivuze ati simpinduka. Maraki igice cya 3 umurongo wa 6. Kandi na Yesu ntahinduka, ntiyivuguruza. Nk'uko tubisoma mu Baheburayo igice cya 13 ku murongo wa 8 n'urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice ni icya 2 ku murongo wa 12 kugeza ku wa 13 handitswe ngo kandi nitwihangana tuzimana nawe, naho nitumwihakana nawe azatwihakana. Kandi nubwo tutizera, we ahora ari uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Uyu ntiyivuguruza, nta nubwo ahinduka. Amategeko y'Imana rero ni inyandiko ya kamere yayo, ntashobora na rimwe guhinduka kugira iherezo, kimwe nuko bitanashoboka ku Mana ubwayo guhinduka no kugira iherezo. None se ni iki kuki byanditswe byera bivuga ngo ikadukuzaho urwo rwandiko rw'imihango ku rubamba ku musaraba, ikivuga hejuru abanyabushobozi n'abatware n'abategeka isi y'umwijima, ikabivuga hejuru ku bw'umusaraba? Kandi muri urwo rwandiko rw'imihango rwaturagaga yadukujeho ku rubamba ku musaraba ariyo mategeko y'iby'isi tumaze kubona, hakaba habarirwamo ibyo kurya ndetse hakabarirwamo n'ariya masabato. Twabisobanukirwa dute? Hari igereranya ry'amategeko 10 y'Imana n'amategeko 10 n'amategeko y'imihango. Hari igereranya ry'amategeko 10 y'Imana n'amategeko y'imihango twashobora kugereranya tugashobora gusobanukirwa byimbitse. Ndatanga ingero. Urugero rwa mbere mu mategeko 10 y'Imana tubona muri Yakobo igice cya 2 ku murongo wa 8 n'uwa 12 byanditswe byatuwe neza muri aya magambo avuga ngo, umurongo wa 8, nyamara niba musoza amategeko y'umwami wacu nk'uko byanditswe ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, muba mukoze neza. Umurongo wa 12, muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Ku kijyanye n'amategeko y'imihango yo rero birahabanye, kuko ibyanditswe mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 9 ku murongo wa 10 byanditswe neza muri aya magambo ngo kuko ibyo hamwe n'ibibwiriza by'ibyo kurya n'ibyo kunywa, nk'uko twabibonye mu Bakolosayi igice cya 2 ku murongo wa 16, no kwiyibiza no kujabika by'uburyo bwinshi ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa, yategetswe kugeza ku gihe cyo gutunganywa. Niba rero amategeko 10 y'Imana byanditswe ngo yitwa amategeko y'umwami kandi atera umudendezo, amategeko y'imihango yo yitwa amategeko agize imihango, nk'uko tumaze kubibona neza mu Baheburayo igice cya 2 ku murongo wa 9 hamwe no mu Befeso igice cya 2 ku murongo wa 15 handitswe ngo, Abefeso igice cya 2 ku murongo wa 15 handitswe ngo amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo babiri abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo. Kubw'ibyo rero amategeko y'imihango agize imihango, naho amategeko 10 y'Imana n'ay'umwami atera umudendezo. Urugero rwa 2 turarubona mu Gutegeka kwa 2 igice cya 4 ku murongo wa 12 handitswe aya magambo yatuwe neza ngo, Uwiteka abwira ari hagati muri uwo muriro, mwumva ijwi rivuga amagambo ariko ntimwagira ishusho mureba, mwumva ijwi risa. Igice cya 5 umurongo wa 22 naho hakandikwa aya magambo avuga ngo, ayo magambo Uwiteka yabwiriye iteraniro ryanyu ryose kuri wa musozi ari hagati mu muriro n'igicu
n'umwijima w'icuraburindi, ayavugisha ijwi rirenga ntiyagira ikindi yongeraho, ayandika ku bisate bibiri by'amabuye arabima. Ibi byanditswe kuri bya bisate bibiri by'amabuye rero akabiha Mose, nibyo tubona n'ubundi mu gitabo cyo Kuva igice cya 31 ku murongo wa 32. Reka nkomeze ubyumve neza. Niba amategeko y'Imana uko ari 10 byanditswe ngo yavuzwe n'Imana ubwayo yarayavuze, amategeko y'imihango yo bimeze bite? Abarewe igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, hamwe no mu gitabo cyo Kuva igice cya 24 ku murongo wa 3, tubwirwa neza ko yabaye amategeko yahawe Mose ngo ayabwire abantu. Yahawe Mose ngo ayabwire abantu. Niko tubisanga. Urundi rugero rwa 3 turubona byanditswe ngo ni amategeko yanditswe n'urutoki rw'Imana kwibuye. Igitabo cyo Kuva igice cya 31 umurongo wa 18, igice cya 32 umurongo wa 16, naho handitswe aya magambo avuga ngo ku murongo wa 18 handitswe ngo amaze kuvuganira na Mose ku musozi Sinayi, Uwiteka muha bya bisate bibiri by'amabuye biriho ibihamya byandikishijwe urutoki rw'Imana. Niba rero byanditswe ngo byandikishijwe urutoki rw'Imana, no mu gitabo cyo Kuva igice cya 32 ku murongo wa 16 haranditswe ngo ibyo bisate byari biremwe n'Imana no kwandikwa ku buryo bwo gukeba kubiriho ari ukw'Imana. Niba tumaze no kubibona ko ugukebwa kwari kuriho kwari ukw'Imana, ku mategeko y'imihango yose iko bimeze. Ku mategeko y'imihango ho biranditswe mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 igice cya 31 ku murongo wa 9, Mose yandika ayo mategeko ayaha abatambyi b'Abalewi baremererwa isanduku y'isezerano ry'Uwiteka n'abakuru b'Abisirayeli bose. Niko byanditswe. Mose yanditse amategeko y'imihango, Imana yandikisha urutoki rwayo ku bisate bibiri by'amabuye, amategeko 10 y'Imana. Imana niyo yahaye Mose amategeko, Mose niyo wahaye amategeko y'imihango abatambyi n'Abalewi. Niko turi kubibona. Kandi nunabisoma neza nibwo uraza kubisobanukirwa neza, ubibone neza. Abagalati igice cya 3 umurongo wa 19 handitswe ngo none se amategeko yazanwe n'iki? Yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro kugeza aho urubyaro ruzazira urwo byasezeranijwe, kandi yahawe abamarayika kugira ngo bayatange, bayahe umuhuza mu ntoki, nawe ayahe abantu. Icyakora umuhuza si uw'umwe, nyamara Imana ni imwe. Uyu muhuza uvuzwa aha ni Mose, wari umuhuza w'Abisirayeli n'Imana. Mu mategeko y'imihango rero Mose yahawe amategeko n'abamarayika. Mu mategeko 10 y'Imana Mose niwe wayahawe. Reka twongere dufate urundi rugero. Amategeko y'imihango amaze kwandikwa n'ikiganza cya Mose mu gitabo cy'amategeko, Imana yategetse Mose ayashyira mu isanduku y'isezerano. Mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 8 umurongo wa 9, no Gutegeka kwa 2 igice cya 10 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 5, Abaheburayo igice cya 9 ku murongo wa 4, n'igitabo cyo Kuva igice cya 40 ku murongo wa 20. Nyamara ku mategeko y'imihango siko bimeze. Amategeko y'imihango yo yashyizwe iruhande rw'isanduku y'isezerano, nk'uko tubibona mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 igice cya 31 umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 26, handitswe aya magambo ngo Mose amaze kwandika amagambo y'ayo mategeko mu gitabo, ayarangije ategeka Abalewi baremererwa isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ati nimwende iki gitabo cy'amategeko mugishyira iruhande rw'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu, kibera yo kuba umuhamya ubashinja. Niba rero bimaze gusomwa aha bivuze neza ko Mose yashyize mu gitabo cy'amategeko kandi kigashyirwa iruhande rw'isanduku, byumve neza no mu Bagalati y'igice cya 3 ku murongo wa 10 handitswe ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose nibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Niba rero ibyanditswe byari bivuga ngo ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko, aha muri iki gice cya 3 cy'urwandiko rwandikiwe Abagalatiya haravugwamo amategeko y'imihango. Ayo mategeko y'imihango rero niyo yari yanditswe mu gitabo, kandi niyo yahawe umuhuza atangwa n'abamarayika. Ibyo turongera kandi tukabibona neza mu kindi gihamya cya 5 kiboneka kivuga ngo aya mategeko 10 yabayeho mbere y'icyaha. Aya mategeko 10 yo yabayeho mbere y'icyaha, nkuko tubibona muri Yohana mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 ku murongo wa 4,
n'uwa 8 ndetse n'abaroma igice cya 4 ku murongo wa 15 n'abaroma igice cya 5 umurongo wa 13 habidusobanura neza kumvikanisha ko aya mategeko 10 y'Imana yabayeho mbere y'icyaha, mbere y'uko icyaha kibaho. Abaroma igice cya 4 ku murongo wa 15 haranditswe ngo kuko icyo amategeko azana ari umujinya, ariko aho amategeko atari nta gicumuro kihaba. Abaroma igice cya 5 ku murongo wa 13 naho hakandikwa ngo amategeko ataratangwa icyaha cyahozeho mu isi, ariko ntawe kibarwa amategeko adahari. None se tubizi neza? Reka mbikugarure mu bitekerezo byumve neza kugira ngo dushobore kugendana. Tuzi ko Kayini yahanwe yishe itegeko rya 6 ribuzanya kwica, akica murumuna we, mwitangira igice cya 4 umurongo wa 8 gukomeza. None se byibuke Sodoma na Gomora, ntuzi ko bazize icyaha cy'ubusambanyi kandi amategeko atari yagatanzwe ku musozi wa Sinayi? Byibuke mwitangirira igice cya 26 ku murongo wa 5. Ntuzi ko tubwirwa ko Aburahamu yumviraga Imana kandi agakomeza amategeko yose uko ari 10 Imana yandikishije nayo yavuze? Ibyo byose ni bihamya rero bitugaragariza neza ko amategeko yabayeho mbere y'uko icyaha kibaho, mbere y'uko icyaha kigaragara, kuko amategeko niyo amenyekanisha icyaha. No mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 ku murongo wa 4 haranditswe ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Nkuko ibyanditswe byera n'ubundi bibisobanura neza ngo umuntu wese ukora icyaha aba yishe amategeko, kuko icyaha ari ukwica amategeko. Ntabwo rero washobora kumenya icyaha hatabayeho kwica itegeko. Nyamara mu mategeko y'imihango yahawe abantu nyuma yo gukora icyaha. Ibyo turabisanga mu Baheburayo igice cya 5 ku murongo wa 1. Amategeko yahawe abantu nyuma yo gukora icyaha. Abaheburayo igice cya 5 ku murongo wa 1 haranditswe ngo umutambyi mukuru wese yatoranijwe mu bantu ashyirwaho gukora ibyerekeye Imana kubw'abantu, kugira ngo ature amaturo atambe n'ibitambo by'ibyaha. Mu gice cya 8 ku murongo wa 4 naho hakandikwa ngo iyaba yari mu isi ntababona uko aba umutambyi, kuko hasanzwe abandi batambyi batura amaturo nk'uko byategetswe n'amategeko. Aya maturo rero atangwa nk'uko byategetswe n'amategeko ni nyuma y'icyaha, yahawe abantu nyuma yo gukora icyaha. Nayo mategeko y'imihango, urwo rwandiko rw'imihango rwaturegaga rero Kristo yarudukujeho kurubamba ku musaraba. None tugaruke ku rugero rwa 6. Intego y'amategeko 10 y'Imana ni ukumenyekanisha icyaha. Abaroma igice cya 3 ku murongo wa 20 haranditswe ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Tumaze kubibona neza ko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Yewe n'Abaroma igice cya 7 ku murongo wa 7 naho haranditswe ngo nuko rero tuvuga iki? Amategeko ni icyaha ntibikabeho. Icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko, kuko ntaba naramenye kwifuza yaba amategeko atavuze ngo ntukifuze. Nyamara ku mategeko y'imihango yose ko bimeze, intego yayo yari ukumenyekanisha igihembo cy'icyaha yatanzwe kubera icyaha. Urabibona mu Bagalatiya igice cya 3 ku murongo wa 19, isoma nari narisomye. Urabibona mu Balewi igice cya 6 umurongo wa 1, uwa 6 n'uwa 7. Ubibone no muri Yohana igice cya 1 ku murongo wa 29, naho habitumenyekanisha neza ko intego itari yo kumenyekanisha icyaha, ahubwo intego yayo yari yo kumenyekanisha igihembo cy'icyaha. Nkuko byanditswe muri Yohana igice cya 1 ku murongo wa 29 ngo bukeye bwahabona Yesu aza aho ari, aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Bityo rero intego y'aya mategeko y'imihango yari ukumenyekanisha igihembo cy'icyaha yatanzwe kubera icyaha, akaba agomba gusoreza kuri iyo ncungu uwo yacureraga amaze kuboneka. Tugaruke rero ku rugero rwa 7. Amategeko 10 y'Imana ahoraho yahamijwe n'ubutumwa bwiza ko ahoraho, haba muri Zaburi 111 umurongo wa 7 n'uwa 8, haba mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 18, haba mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 31 handitswe ngo mbese none duhinduza ubusa amategeko kwizera ntibikabeho, ahubwo turayakomeza. Kubw'ibyo rero intego y'amategeko 10 y'Imana ni uguhoraho, yahamijwe n'ubutumwa bwiza.
ubutumwa bwiza ntibuyavanaho ahubwo burayahamya. Na Yesu yaravuze ati sinaje kuyavanaho. Na Zaburi y'Ijana na 11 umurongo wa 7 n'uwa 8 byanditswe ngo imirimo y'intoki ze ni umurava no kutabera, amategeko ye yose arahamye. Yakomerejwe guhama iteka ryose, ntabwo ari iteka rito ni iteka ryose, yategekeshejwe umurava no gutunganya. Mu gihe amategeko y'imihango yo tubona ko yakuweho ku musaraba yari ay'igihe runaka. Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 14 kugeza ku wa 17. Urugero rwa 8, amategeko 10 y'Imana ntarushya. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 3 handitswe mw'aya magambo avuga ngo kuko gukunda Imana nuko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya. Mu gihe amategeko y'imihango yanditswe ngo yaraturegaga. Abakolosayi igice cya 2 ku murongo wa 14 kugeza ku wa 17. Ni urwandiko rw'imihango rwaturegaga. Noneho urugero rwa 9, amategeko y'Imana uko ari 10 acira abantu bose urubanza atarobanuye. Ntabwo arobanura abanyedini n'abatari abanyedini, ntarobanura abasenga n'abadasenga. Yaba asenga yaba adasenga, amategeko 10 y'Imana aramureba. Yaba arwanya Imana yaba yemera. Byumve neza uko byanditswe mu rwandiko Yakobo yanditse igice cya 2 ku murongo wa 10 kugeza ku wa 12 haranditswe ngo umuntu wese, niko byanditswe, witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Kuko wavuze ati ntugasambane, ni wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica ubucumuye amategeko yose. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Aya mategeko 10 y'Imana acira abantu bose urubanza. Nyamara amategeko y'imihango nta muntu acira urubanza. Abakolosayi igice cya 2 ku murongo wa 14 kugeza ku wa 17 ntabwo amategeko y'imihango acira umuntu urubanza. Twakomeje kwasoma kenshi ikigereranyo cya 10. Amategeko 10 y'Imana n'ay'umwuka. Abaroma igice cya 7 umurongo wa 14 haranditswe ngo tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko jyeweho ndi uwa kamere nagurewe gutegekwa n'ibyaha. Niba tumaze gusoma ngo tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, niba bimaze kumvikana neza amategeko ni ay'umwuka. Nyamara amategeko y'imihango yo, ndavuga amategeko y'Imana uko ari 10 ni ay'umwuka, amategeko y'imihango yo ni ay'umubiri. Nk'uko bisomwa mu Baheburayo igice cya 10 ku murongo, nk'uko bisomwa mu Baheburayo igice cya 9 ku murongo wa 10. Abaheburayo igice cya 9 ku murongo wa 10 handitswe ngo kuko ibyo hamwe n'ibibwiriza by'ibyo kurya no kunywa no kwiyiriza no kujabika by'uburyo bwinshi ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa yategetswe kugeza ku gihe cyo gucungurwa. Aya ni amategeko y'umubiri, kujabika, ibyo kwiyibiza n'andi mategeko y'imihango yose yacureraga Kristo Yesu agombaga kuza. Ayo ni amategeko y'umubiri. None ikindi kigereranyo, amategeko 10 aruzuye, aratunganye, arera, arakiranuka kandi ni meza iteka ryose. Nkuko twamaze kubyitegereza, ndabigarukaho cyane nsoma muri Zaburi ya 19, ndabigarukaho cyane nsoma Zaburi ya 19 umurongo wa 7 habihamye neza ko amategeko yuzuye, atunganye, yera, akiranuka kandi ari meza iteka ryose. Zaburi ya 19 umurongo wa 7 handitswe ngo amategeko y'Uwiteka atungana rwose, asubiza intege mu bugingo. Ibyo Uwiteka yahamije n'ibyo kwizerwa, biha umuswa ubwenge. Iki ni ukuri. Noneho n'umurongo ukurikiyeho uravuga ngo amategeko y'Uwiteka yigishije araboneye, anezeza umutima. Ibyo Uwiteka yategetse ntibyanduye, bihwejesha amaso. Nyamara no mu Baroma igice cya 7 ku murongo wa 12 naho hakandikwa ngo noneho amategeko nayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Nyamara nidusoma ku mategeko y'imihango tukareba ibyayo nk'uko byanditswe mu Baheburayo igice cya 7 ku murongo wa 12 turasanga bihabanye. Ariyo mpamvu urwandiko rw'imihango rwatoregaga Kristo yarudukujeho kurubamba ku musaraba. Abaheburayo igice cya 7 ku murongo wa 12 haranditswe ngo nuko rero ubw'ubutambyi bwahindutse, nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka. Aya mategeko y'imihango arahinduka
nta gukiranuka kuyarimo, kuko ku murongo wa 18 n'uwa 19 handitswe ngo w'icyo gice cya 7 cyo mu gitabo cy'Abaheburayo handitswe ngo kuko ahamywa ngo uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. 18 nuko rero itegeko rya mbere ryakuweho kubw'intege nke zaryo n'umumaro muke. Aya mategeko afite umumaro muke, ntabwo ari amategeko yagomba gutunganya rwose, ntabwo ari amategeko meza, ntabwo ari amategeko y'akatanga ka mbere, ni amategeko afite igihe yatangiriwe kandi agomba gukurwaho. Aya mategeko rero yakuweho igihe Kristo yabambwaga ku musaraba, kuko ari bwo buryo ari nacyo gihe aya mategeko y'imihango yakuriweho. Muvandimwe inshuti nkunda, iyo twemeye ko Yesu yapfuye mu mwanya wacu, Imana ibona igihamya cyo kutugira abera. Noneho umuvugizi akemerwa iyo amaze kwakirwa. Iyo tumaze kumwakira nibwo duhinduka abera n'abaziranenge, ntituba tukiregwa na ya mategeko y'imihango urwandiko rwayo rwaturegaga Kristo rudukuzaho kurubamba ku musaraba. Mu manza zimwe na zimwe rero umucamanza w'Abaheburayo yagenaga umuvugizi wo kumufasha kuburanira uregwa. Mu nkoranyamagambo y'Abayahudi ivuga ko umugabo yagombaga guhagararira umugore we agafasha umucamanza kumuburanira mu gihe imyanzuro y'urubanza igira aho ihuriye n'uburenganzira bw'umugabo. Aha rero tuhabona isano ikomeye n'iby'ubucamanza bwo mu ijuru. Kristo nk'umukwe yaguze ubwoko bwe, nk'umugeni we yaguze amaraso ye, abucunguza amaraso ye. Mu bucamanza ni umuvugizi wacu, afasha Data wa twese kudushinjura ku birego bya Satani, kandi Yesu nawe akaburanira uburenganzira bwe bwo kuturaga agakiza no kutwijyanira iwe mu ijuru. Aburanisha ibikomera byerekana ati uyu nawe ni umwe mubona acunguye. Iyo umaze kwakira ko gakiza, iyo umaze kwihana, urwandiko rw'imihango rwaturegaga rudukuzwaho kurubamba ku musaraba. Nyamara ntituba dukuweho, ntituba tubatuwe ku mategeko 10 y'Imana, tuba tubatuwe ku mihango yaturegaga, kuko ubutware n'ubushobozi bwo mu ijuru yabuhemuye ku mugaragaro, ibwivuga hejuru kubw'umusaraba. Agakiza kacu k'iteka rero ntikari gashingiye, kandi n'ubu ntigashingiye ku kuba turi impezamajo zitagira ibyiringiro, ahubwo agashingiye ku kuba Kristo ahagije mu gucungura umunyabyaha. Ubwo igihe cy'imbabazi kizaba kirangiye, Kristo azahagarika umurimo we w'ubuhuza, maze yambara umwambaro we wa cyami, ahagarike umurimo we wo guhuza abantu n'Imana, agaruke mu isi nk'umwami w'abami aje gutwara umugeni we. Iyo dusomye muri Daniel igice cya 7 hasobanura iby'urubanza rukomeye rugomba kuzabaho mbere yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ubwo azahabwa ubwami kandi agahabwa ubwami bwe, kuko ubwami bw'ubuntu bwamaze kwima mu mitima yacu abamwakiriye bakizera izina rye yaduhaye ubushobozi bwo kwitwa abana be. Nyamara ubwami bw'ikuzo ntiturabugeramo, kuko tucyambaye umubiri udutera gukora icyaha, kandi tutarabaturwa muri ubu buzima ngo dushobore kwibanira n'umwami. Ubwo bwami bw'ikuzo buzaza rero buje kunesha uburyo ubwo ari bwo bwose bw'abanesheje kandi banesherejwe na Kristo Yesu kubwo kumwizera, bakagendera muri ako gakiza. Kugira ngo Kristo rero abe umwami, yagombaga kubanza kuba umutambyi, kandi mbere y'uko Kristo aba umutambyi yagombaga kubanza kuba umwana w'intama watambwe kandi watambiwe ibyaha by'abatuye isi. Kweza rero umunyabyaha bikorwa n'amaraso ya Kristo Yesu, ntabwo bikorwa n'amategeko 10 y'Imana twamaze kubona mu kigereranyo, nta nubwo bikorwa n'amategeko y'imihango, kuko ayo byakorwaga hakoreshejwe agati ka ezobu n'amazi cyangwa n'amaraso. Ibyo byakorerwaga mu buturo bwera bisobanura icyo Kristo azakorera inyoko muntu. Nyamara ibyo byose ntibyigeze bivanaho itegeko rya 4, kuko kweza umunsi w'isabato biracyakomejwe, nubwo inzobere zimwe zijya zinenga zikagoreka ririya somo riri mu Bakolosayi igice cya 2 ku murongo wa 11 kugeza kwa 17, ariko tubonye neza ko nta kwera na guke tubonye ryashobora guhabwa, cyangwa se nta no gutesha agaciro itegeko rya 4 byashobora kubaho. Kubw'ibyo rero amategeko aracyahamye, nyamara si yadukiza. Amategeko atumenyesha icyaha, Kristo Yesu akadukuraho icyaha kubwo kumwakira nk'umwami n'umukiza wacu bwite. Kubw'ibyo rero ndasaba buri wese unteze amatwi umaze gukurikirana iki cyigisho kumva neza ubusobanuro n'igipimo
ijuru ryashyiriyeho inyoko muntu kugira ngo rishobore kudupima kandi asobanukirwe byimbitse urugero rw'agakiza muri Kristo Yesu nk'uko twamaze kurubona, tukica ingeso z'iby'isi, tukiyambura inarijye, tukiyambura bya bindi byose twamaze kubona neza, birimo ibiganiro bibi, birimo amashyengo n'isoni nke, birimo ibyo ari byo byose bishobora kudutandukanya n'umwami wacu mu mushyikirano dufitanye nawe, kugira ngo dushobore gukomezanya uwo mubano dufitanye. Kandi ibyo nibyo bizadushoboza kwezwa, kandi uku kwezwa nyakuri kuzatubashisha guhoberanira na Kristo ku bicu byo mu ijuru ubwo azaba agarutse ubwa kabiri. Araje, ntibigitinze, araje. Buri wese arahamagarirwa kwitegura. Ibimenyetso biranga kuza kwe byose birabigaragaza. Niyo mpamvu insanganyamatsiko dufite rusange ivuga ngo tubwire ibyo bizaba ryari. Ibyo ntibigitinze nk'uko ibyanditswe mu Byahishuwe igice cya 10 ku murongo wa 7 habihamya. Birakwiriye ko twitegura ubwo bwami. Umusozo w'iki cyigisho ushingiye muri Mariko igice cya 1 ku murongo wa 15 handitswe ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Imana iguha umugisha wowe wemeye ubwo butumwa bwiza. Imana ikugirire neza, ikwambika imbaraga. Umuvugizi wacu mu bikari byo mu ijuru akorose igishura cye, akwandike mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo ushobore kuba umuhire, ushobore kuba umuneshi, kandi unesheshe ya nkota y'umwuka, aribyo byanditswe byera usoma. Amategeko y'Imana kurinde gucumura kandi akwereka icyaha nk'uko twamaze kubisobanukirwa. Mwuka wera yuzurira ubugingo bwawe gusohoza iyo mirimo y'agakiza muri wowe, mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ryawe Mana niryo rituyobora. bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Wacu kandi uyoborwa naryo, ntabwo azarindagira. uwo wari umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro.